umugore bataka mazazana pa mugore wanjye nawe nshaka ni wowe nshaka gusa ni wowe nzatetesha mu buzima icyo ushaka cyose baby nkakiguha yaba nijoro nzagiruka nka inyenyeri. Nimureke tugire gutya kuri uyu munsi wo ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Na makuru rero atari meza Gitafu arimo aravuga ati abantu barimo bashaka kuba mamugambanira bakamufunga kandi ngo ntabwo ibintu biri buze kubahira kubera yuko indirimbo yayikoze yayitekerejeho ayikora yamaje kuba yayandika fresh cyane ariko arongera avuga ati yego indirimbo yagize n'umubana kandi abo bana izo telefone ntabwo bari baziguza ahubwo n'ababyeyi babo baziberetse ngo rero ngiyo nkuru ngo nta kintu iyo ndirimbo nta kintu mutwaye ikindi kandi ngo ntabwo atuye hanze atuye mu Rwanda. Rero iyo ndirimbo numva ngo nta kibazo ngo yamutera kubera yuko iyo ndirimbo nta kibazo ariko ngo iyo ndirimbo ngo ntabwo ngo ifite ngo ubutumwa nyine ngarabuzi murabizi neza ya ndirimbo yarahatwitse byatari igera no mu rubyiruko umwana arajya ku ishuri ngo kubita kuri ka kandi ngo umugore arataka maze azana amazi. Ibyo rero umwana arimo arabivuga gutya mama yamwumva noneho akenda no kuba yamwica kabisa. Iyo ndirimbo niyo yajya kuba yahungabanya abantu kaze mbashyiremo Gitafu nawe arimo aravuga ati iyo ndirimbo ngewe ati ngewe nibampamagara nzitaba mukora subscribe kuri ya channel yanyu yitwa Burikana TV nimwiyandikishe kugira ngo amakuru azajya asohoka ari ya mbere mubashe kuba mwayacakira. Buriya amakuru niyo ya mbere, amakuru nicyo kintu cya mbere umuntu agomba kumenya abanyarwandakazi. Subscribe and share and comment. Yaravuze ngo kandi ntihagire umuntu wataka uyu mwana. Ni kuvuga ngo yaravuze ngo abahanzi sibyo abahanzi bagendana n'ibiriho n'ibihari ariko nanone ntago uza gushyigikira Gitafu wowe ku giti cyawe. None se ntamushyigikira ikosa yakoze niri ikosa yakoze ntago ari ibyo hari ibihangano byinshi twarimbura tukakura mu nzira ariko niki kirimo. None se kucyari cyo twagizeho ikibazo tutahere no kubyaje mbere yabyo ni ukuvuga ngo nimba hari ibyaje mbere yaho ntitukireho reaction urumva niyo turi gucana umure kuri Gitafu biraza kugaragara ko Gitafu we yakoze igihangano yigiye kuba kubirenge by'abamubanjirije buretse yego Gitafu indirimbo ya Gitafu itanehe na yindi ngo ntiza numveho ngo ntiza nanjye numveho ngirira imbabazi nguheho niko babiririmbara yego niko babiririmba ngo ntiza nanjye numveho ntiza nanjye numveho ngirira imbabazi nguheho kuko nanjye singitereta ugishyiramo ijoro ryambo gutereta itarisobanura ibyabanza abantu akitwa umusitari cyane agaca ahantu hatandukanye akaba ari ku byapa yamamaza agahabwa ibyapa byo kwamamaza. Niba kuba umuntu udashobotse uvuga amagambo y'urukozasoni biguha umwanya wo kuba umusitari no kwamamaza ukinjiza amafaranga ngewe ndinde wo kutamera nk'uwo ngo nanjye mbona amafaranga kandi dufite abantu bashinzwe kugenza ibyaha. Imisi maze hano iriho niba yari kuba ifite ikibazo nire kubona nakurikiranwe n'ubwo butabera kandi navuze ni sindi hejuru y'itegeko bro igihe cyose namagazwa n'inzego nagenda ngasobanura ibyo ndirimbo. Ariko Gitafu utirengagije umuntu w'umuinfluencer nkuriya ufata posti akayikora akandikaho titre akavuga ngo uri kuroga abana ngewe ura ntacyo namusubiza namwihora kuko nge ntacyo nago mfite nge navuze ko igihe cyanjye mfite uwo manganye nawe ni Gitafu uwo kabosi kazongo kabosi yabarimo kwikorera inkuru namo kwicururiza ntacuruza ariko ngiye cyo mpamya neza ngiye Gitafu umanganye nawe ni Gitafu ngiye abantu bose burizi ko ndi umusazi nikoreka inkuru z'imihanda ndumukotete koriyete nirara mu tubari ndari imihanda sinye ndara mu nzumbamo inzumbamo mona yibo myagenda kana bice inzumbamo iyo nshizemo inkweto nago mbarano nicara mba mu kazuga ngewe uzafate rimwe uzaza uje kunsura umuntu cyo vuga ngo ugiye guhangana Gitafu uwo kazungu Gitafu mu mwanya tukareba ahantu ngewe uzaze rwose uzaze nge mujyane mu rugo none umuntu kuvuga ngo Gitafu man irandirimbo nta niki namariye nge na channel yanjye sinzi n'ibyaca nuko banabikoresha ngo nuko nabikoze ku gitutu cy'abafana
sasa rero Kazungu mo kwitireka ngo Gitafu ntacyo namusubiza, arimo gukora inkuru kugira ngo abone uko yishakira umugati. Nanjye nikoze nshaka umugati nkuko nawe kubikora shaka umugati. Bivuze ngo Gitafu rwose indirimbo yaragitosa, abantu mukomeje kuyisiga inkuru mbi ngo yayikoze agamije kwangiza urubyiruko se. Nanjye narabyaye ifite abana bari. Nawe afite abana arabwira ati nanjye mfite abana. Ishimwe Kennedy no bita Kwizera Jayz. Ubwo se niba ngiye kwangiza umwana wawe uwanjye wenda ndamusize he? Ariko indirimbo ngiye uko nayikoze nazi neza ko ahubwo ngiye ndibaza kuki yazamutse. Yazamutse ite? Kunjye nicyo cyo ndimo ndibaza kuki ya ndirimbo irimo gukomeza kugenda izamuka. Ubwo simbiza ariko nabyo nzi Imana nabyo nzi pe. Gitafu aragira ati abantu muri gukomeza kuvuga yuko iyo ndirimbo nayikoze ngamije kwangiza urubyiruko ndarengana. Cyambere ati umubyeyi, abo ni abakunzi ba Gitafu muri ati umubyeyi nawe utinyuka agafata telefoni ye agafata umwana akamushyira ari imbere akamuririmba akamubwira ati ririmba, agafata video umwana hanyuma iyo video akayikusanya ku mbuga nkoranyambaga. Ntekereza ko ubwo mubyeyi rero wagakwiye gukurikirana. Ahubwo uwo mubyeyi bamukurikirane kuko ubundi iteka n'iteka icyaha ni gatozi. Sibyo? Icyaha niba nje Gitafu irandimo nta mwana nigeze nshiramo. Sibyo? Ngiye narashatse mfite umugore. Niba utaravuze uti nanjye ka mfata umwana mukoreshemo ngiye narashatse uburyo iby'abagore n'abagabo ndabizi nayikoze nyikoreye kunishingiye ku mugore wanjye twabanye mu nzu. Nashatse nafite umugore. Uri kubatera inkuru babwira uti kandi bitanva ngo nari ifite umugore butuvuga ntago mbana nawe ariko nari mufite. Ariko nibutse muri kera najyaga nkorera uko najyaga ngiye nagiraga peti kera man. Ngiye ntago najyaga njyubugari kirongo kimaze. Reka byibuze yategaga mu episode ya mbere kiro cya kabiri kiro ako yize ko nkora agashyanga tekira ibiro by'ubugari mbirira rimwe ndabimana. Ngiye nakoze mu buryo bwa comedy pro. Nukuvuga ngo abantu bari gutekereza yuko rwose waba rugamije kugira ngo werekane ngo ubwo busambanyi bayivuga burimo atari cyo wari ugamije. Nakanama no mwejo ngiye ubwanjye ngenda rwaye ngiye nta busambanyi ngira. Nubwo wenda kenshi dukunda ko turi kumwenda nabanzu vuba tukavuga ngo nzova kwenda kunyigisha kujya mu busambanyi, ariko kenshi tubikora twenda tuba tuwe ngo abadukurikiye tubateme ikibiki. Mbese urabona iyo umuntu gukurikiye abashaka icyo bita move abone nyine ibintu bishya, abone ibintu bituma ari buze kukuvugaho. Sasa rero irandimbo nta burayi ngamije gushyiramo nago ngiye ndaya nta reka. Ariko Gitafu nawe nanone uze kwirengagiza yuko iyi ndirimbo yawe iri trend igihugu cyose. Yaba mu batineja uri kumva, yaba mu bantu bakuru, yaba mu bakobwa abamotari he hose. Ni indirimbo ipurengwa bari guprenga indirimbo yitwa Aragitosa. Wowe nkayo nk'umuhanzi uragira uti ngiye indirimbo nanayikoze ntitaye yuko izaba hiti gutyo, ati ubundi byagenze gute kugira ngo yamamare. Se Gita ntago witeguye guhangana nabo ba influencer bakomeje gushaka gushyira hasi bitwaje yuko we waba warakoze indirimbo ari ikindi ugamije kugaragaza. Ngiye manganye nawe ni Gitafu. Ngiye byose mbikora nishakira ibirayi manishakira byakwitungira abana banjye. Uwo manganye ni Gitafu. Umuntu uvuza avanga zitereka amvuge inkuru ntago ngiye nzagusubiza bro. Uzitereke rwose nakubwira iki. Ngiye navuze ngo sindi hejuru y'amategeko. Ndi mu gihugu kigendera ku mategeko. Sibyo? Siko bimeze? Yego. Dr. Murangira Thierry ntagaba muri Canada, nagaba muri Israel, aba hano mu Rwanda. Sibyo? Ndi hano mu Rwanda. Ye nakubwiye ngo nakoze icya nani segonda rimwe byamara isagonda. Mujye muri comment mutubwire se ko Gitafu ararengana cyangwa ntabwo arengana. Ariko Gitafu akongera akababwira ngo iyi ndirimbo yayikoze ko yari afite umugore akamutuma ifu y'ibiro 4 akaza akabiteka akabikubita. Avuga ngo ngewe Gitafu nari mfite apeti ya danje, ngo none ubu kugeza kuri izi saha ngo nta apeti ngifite. Nanjye nahandi ndimo avuga ngo nari mfite umugore. Ubu ngo nta mugore ngafite, ngo ikindi kandi ari no kuba mu kazu gato cyane. Rero indirimbo ngo yayikoze ababaye cyane. Ikindi kandi iyo ndirimbo bari kuvuga ngo yarabangamye, ngo nawe ngafite abana, ngo ntabwo abangamye kandi abana ntabwo aribo baje muri za telefone z'abantu bakuru ngo bazirebe, ahubwo abantu bakuru nibo bashatse gusakaza amakuru bayereka abana barangiza bakabafata na video. So Gitafu rero agahama babwira ngo mwebwe mubakurikirane kubera yuko aribo beretse abana amavideo. Ikindi kandi bakanabafotora barimo bararirimba indirimbo ya Gitafu yitwa Aragitosa. Nari mfite
umugore mutuma ifu n'ibiro 4 birangije arabizana arabiteka ndabirya ndabimara ajya kuzana n'ibindi. Iyo video rero niyo yacicikanye hirya no hino mu gihugu. Ibyo ngibyo rero ngo aragitosa ni igitenge nyine. Igitenge nicyo yatoheje, ntimugire ngo ni ibindi bindi mwabantu badire ko nk'abanyarwanda muhita mutekereza ibindi. Niko Gitafu rero yahise ababwira. Rero nta birenze cyane, nta bintu bigoye. Gitafu ararengana rwose, kuko rwose hari n'abahanzi benshi cyane bagiye basohora indirimbo za nyinshi zigiye zirimo ibintu by'amakosa. Ngo Gitafu rero mwigendaho cyane mubigire ibintu birebire. Ngo aragitosa. Hari abasohoye indirimbo zirengeje iziwe. Yakomeje avuga ngo ba Bruce Melody nga Akinyuma n'izindi ndirimbo nk'izo ngizo. Akinyuma nagaki Akinyuma nagaki mwabantu. Gitafu rero mubabarire cyane kubera yuko nta birenze yakoze. Ikindi kandi nimba arimo yizamukira ngo ni mu mwihorere kugira ngo nawe azamuke nk'abandi. Gusa Gitafu hari akantu yajombyemo aravuga ati ikusi iyo ndirimbo ibaye yahungabanije imbuga nkoranyambaga abantu bakagiraho komenti, ntabwo azongera gukora indirimbo nk'iriya kubera yuko nyine yabahungabanije. Ariko ni mwebwe mwagiye mubyereka abana. Mukora subscribe kuri Burikana TV. Ni wowe nzatetesha mu buzima, icyo ushaka cyose baby nkakiguha. Yaba nijoro zagirukanka inyenyeri inshuti zakakubwa we. Ubukwezo bw'inza buzabubona ubuzima bwiza baby. Imaze iminsi iri hanze kwa Kazungu Boss ndetse n'abandi ba influencer bakomeje gupostinga indirimbo yawe, bavuga yuko wakoze indirimbo iri kwangiza urubyiruko. Bakavuga yuko wakoze video iri kwangiza abana. Sinzi ni wenda kano ka video harakabonye, reka tugaplayingeho. Irebe Si video njye njya yikoze njye nkora mu video. ndabizi se Iyi ngi video ni nko kwa kundi umubyeyi ashaka kuba yaha umwana telefone akamuri kodinga, kuko nago njyewe na reka njye ntana ubura uzanabirebe kenshi na kenshi nkuru n'urujijo. Njye ndakoreshwa nkora ibirangira kuri channel zigiye zitandukanye. Channel yanjye ni kirende z'ubugo zirahunga zidafite umutwe zitagira n'ikibono. Ntago njyewe reka ubwo so umuntu wifasha agafata ifoto niyo boro nk'iyo ngiyo akayiha umwana. Man, iboro bundi rebe ibintu by'imihanda wa mugabo we. Ibintu by'imihanda biba mimi by'amashyari cyane man. Iyi ni video yapostinzwe n'umwe mu ba influencer dufite ukomeye witwa Kazungu Boss. Ashyiramo titre ivuga ngo Gitafu aroza abana bato. Hanyuma ni post itigeze ivugwa rumwe na bamwe mu bakunzi bawe. Harimo abavuga ati ntabwo aroza abana, ahubwo abana barozwe n'abababyara, kuko nta mwana ufite ubushobozi bwo kwigurira telefoni. Nimba koko mwumva ko iyo ndirimbo ari mbi ku bana, mubarinde kuyumva nk'uko mubarinda ibindi bibi byose. Naho indirimbo na nyirayo mubihorere, ushaka kuyumva azayumva, utabishaka azabereka, kuko na filime z'urukozasoni zibaho ariko zikarebwa n'ushaka kuzireba, utabishaka ntazirebe. Wowe iyo umuntu nk'uyu nguyu afashe wenda indirimbo wakoze uvuga uti ngiye ni indirimbo nakoze muri comedy, ubabwira uti ni indirimbo nakoze mu buntu bw'ubugoryi, ukabona indirimbo nk'iyo ngiyo yaje aba influencer batangiye kuyikoresha muri ubu buryo, wowe nkawe wenda Gitafu n'abakunzi bawe cyangwa se wowe muri wowe wumva bimeze bite? Se koko indirimbo wayikoze ugamije kugira ngo gusha abana koko nkuko bavuga ngo uroza abana? Njyewe ntago ndumurozi. Ni wacu ntago bigeze baroga, nani wacu wapfuye cyaroga ari umurozi. Ikintu cyakoze irandirimbo njyewe nkunda kenshi ari ukuntu ugira gukenda umuntu bakakwikundira, umuntu akabifite nk'akabari runaka wenda nk'ahantu muri Matetino hajya bahita muri 10 nkamana jya akavuga ati Gitafu uzaze abakiriya bazakureba ibyo byonyine. Sasa mujyemo kukureba jya ushyamo kukaririmbo ukakumva, kandi njye n'ubundi nakera na kare nifite impano yo kuririmba. Sasa rero buryo irandirimbo nayikoze mu buryo nayikoze mu buryo bwa comedy, kuko nibitangira ari ubugari ibiro 4 nawe tekereza ubugari bukaza kurangira ubugari buvuyemo ibitenge bikaza kurangira nyine bibaye ibintu nyibwo ngibyo. Ariko icyo mpamya neza njye ntago nayikoze nshaka kuraga abana, njye ntago ndi umurozi. Uzarebe n'ibiganiro byanjye nkora nta kiganiro n'iki nakoze n'iki na kimwe kirimo uburozi. Ubwo rero umuntu utangiye kwitireka ngo Gitafu ndaroga, sinzi uburyo yabitekerejemo. Uwo yitwa Kazungu Boss ni umwe mu influencer